Shalom kuri mwese, turizera ko muguwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Ku itorero Beteli hashojwe amasengesho ngaruka kwezi y'icyumweru cy'ububyutse. Aya masengesho yatangiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2023 asozwa ku itariki 12. Twabasha kuganira na Bishop Therese Umugiraneza atubwira bimwe mu bihe byaranze aya masengesho. Ibi bihe numva nifuza kubwira ubwoko bw'Imana yuko Imana ntabwo ivugira ubusa. Yaravuze ngo ijambo ryose navuze ryamvuye mu kanwa ntirizigera ringarukaho ridakoze icyo naritumye. Ibi bisobanura ngo hari ikintu yakuvuzeho, waba ukizi cyangwa utakizi, waba ukijijwe cyangwa udakijijwe, byaba byiza cyane uhuye n'Imana kugira ngo ikwinjize mu bwoko bwayo, hanyuma icyo yakuvuze bitarakurema gisohore. Hanyuma mu buryo bw'umwihariko rero kuri Beteli, Imana yayivuzeho amagambo menshi cyane uretse ibyo yavuze ubu ngubu, ivuga ko ari umusozi w'Uwiteka. No kuvuga ngo ku musozi w'Uwiteka uzahasanga ibyo Imana yaguteguriye. Nibyo ndi gushaka rero kubwira uyu mwene data aho ari hose, mubwire ngo nuwegera Imana, nusanga Imana, uzaba uyisanze ku musozi wayo, kandi umusozi wayo uyu munsi ni muri Kristo Yesu. Nujya ku musozi w'Imana ari wo Kristo Yesu, uzaharongera, uzahabonera icyo umutima wawe wifuza. Mu buryo bw'umwihariko, impamvu yo kubaho kwawe kandi ni impamvu nziza uzakironka. Ariko nukibona ntuzahite usezera iyo Mana. Rero hari isezerano rikuru rikomeye cyane ry'uko Imana ifite umugambi ukomeye cyane ku itorero rya Beteli, aho Imana izatanga mu mugambi wayo izasohoza gukiranuka kwayo bw'amasezerano. Aha rero mu Beteli hari ibintu Imana yakoze mu gihe gito cy'amasengesho tumaze gukora. Numva nifuza kuvugamo abogewe tumaze kuganira ibitangaza Imana yakoreye. Imana yagiye ivugira mu kanwa ka Apostle Dr. Nkurunziza François yuko Imana ikijije abantu indwara, Imana yishyuriye abantu imyenda, Imana ihinduriye amateka abantu. Rero hari abana babiri bavukana bari barwaye igifu, ubona ko yari indwara ya karande, aho umwana w'umusore yabyimbaga igifu kikabyimba cyane. Ariko ikintu gitangaje, bari baje mu nzu y'Imana baje gusengera papa wabo urwaye. Imana ibakiza uwo munsi bose, ku buryo batashye bakarya ibyo kurya byose batajyaga barya, bakashyiramo n'urusenda. Kugeza ubu hashize ibyumweru bigeze nko kuri 3 barakize burundu. Hari uwundi mama ukiri mutoya wari ufite utwana dutoya, we n'umugabo bari bafite ibintu by'imishinga birazimangatana. Tuganiriye arambwira ngo mu minsi ya mbere 3 bari bamaze amezi 6 batishyura inzu babagamo. Umugabo yarirukanwe mu kazi, abana bareka kwiga, kandi n'abana ngira ngo 4, ibintu byose byahagaze. Bari bafite imodoka, yarabuze akazi, umugabo yaragiye gushaka akazi Dubai, noneho asaba umugore ngo ayigurishe, nabura uyigura ayihe umuntu w'inshuti ye ayikodeshe, ajya baha 260 ku kwezi. Uwo muntu bayihaye arayanga. Ibaza umuntu w'umunyarwanda muri Kigali wanga imodoka kuyifata ngo ayikoreshe ajye yishyura ayo mafaranga. Noneho dutangiye amasengesho rero, uwo mudamu kuko niwe wari uhari, umugabo we yari Dubai ariko ashomereye, yari aho ameze nabi. Ni ibintu biteye ubwoba, byarantangaje cyane. Hanyuma nyiri inzu aramubwira ati, rero urabizi narabishyuje
none ntibikunda. Nanjye nzi Imana, ndakijijwe, sinakubwira ngo nkwirukane hanyuma ariko ngo ugende unyishyuye. Ndabibona ko abana bashonje batiga, ariko ikintu ngusabye, wigendere amafaranga y'amezi 6 ndayakurikiye. Urumva, icyo ni igitangaza cya mbere byabaye mu cyumweru kimwe. Igitangaza cya kabiri, ya modoka wa mugabo yanze bingize ngo ayifate ayikoreshe, yari yayanze. Haza umuntu uvuye mu cyaro aravuga ngo numvise ko mufite imodoka yo gukodesha, ati nimuyimege nzajya nikodesha nishyure 200,000. Ababonye amafaranga yo gukodesha iyindi nzu no kwishyurira abana ishuri no kurya. Icya gatatu, umugabo we baba baramuhamagaye ngo bamuhaye akazi azajya ahembwa $3,000 mu cyumweru kimwe cy'amasengesho. Yarabimbwiye numva natangaye. Hanyuma umugabo we ngo ntabwo yari akikomeye mu gakiza, ariko ngo yarabyumvise nawe yumva biramurenze. Rero nibaza ko ari utuntu tw'utumenyetso Imana ibishaka kwereka, kubwira ubwoko bwayo ngo ndahari, ndacyari wa wundi, uko nahoze. Ijambo ryayo rivuga ngo uko nahoze niko ndi kandi niko nzahora. Rero ndagira ngo mbwire umuntu wese ucitse intege, umuntu wese uri mu bibazo, umuntu wese uvuga ngo ikibazo cyanjye kirarenze nta muntu wabasha kucyumva, nta hantu Imana itagera. Ndagira ngo mbwire ngo amasengesho naba no mu kwezi gutaha, numva wowe ikintu Imana igusaba ni ukuyizera, kugirana ubusabane nayo, hanyuma ukayibwira ngo dore ibindi bigiye byananiye, ubwenge bwanjye, imbaraga zanjye nahazigarukiriza, ibisigaye Imana niyo byikorera. Rero ndagira ngo mbabwire ngo kuraje, mwizere ko Imana twizeye muri Kristo Yesu. Ikintu gikomeye cyane no kubanza kugirana ubusabane nayo, kandi ubusabane bwayo ntabwo Imana idusaba kugenda imisozi, gutanga amagara yacu. Ni ijambo ryoroheje cyane riri mu Baroma igice cy'icumi umurongo wa 9 rivuga ngo niwizeza umutima wawe ko Kristo ari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uraba ukijijwe. Ibyo gusa, kubyizeza umutima ukabyatuza akanwa, uraba ukijijwe. Icyo gihe Imana iba ikuvanye, hari ijambo aposo aherutse kutwigisha rivuga ngo ex agorazo, izaba ikuvanye mu isoko ry'isi ryaho Satani yadutwaje igitugu, hanyuma akakwinjiza mu bwoko bwayo, aho none ibe ifite uburenganzira bwo kugukorera ibyo wifuza byose no mu mugambi wawe. Yesu amugisha. Twaganiriye nanone kandi na bamwe mu bitabiriye amasengesho, batubwira bimwe mu bihe by'amateka babanyemo n'Imana. Umwihariko nabonye cyane ni ku munsi wo kwa kabiri. Wenda nabwo igitangaza cyabaye, nubwo kitabaye kuri njyewe ariko cyabaye ku muntu twari twegeranye turi mu masengesho, umukozi w'Imana angije kwigisha. Hari umwuka wera yatugendereye cyane, tubona abantu bakira, tubona umuhungu yaranyicaye ku ruhande, sinzi wenda niba mwarabibonye namwe, yarageza nirukanka rwose bashaka no kumufata bamugarura. Nabonye Imana ukuboko kw'Imana muri ibi bihe by'amasengesho. Hari umunsi apotre yari ari kwakira abantu, naracikamwe, ariko ndashima n'Imana cyane kuko niyo yamukoresheje. Yaranyibutse umunsi ukurikiyeho, mbanziriza abandi bose, ndagenda turaganira. Hari ikintu nari nifitemo cyo kutabarira umubyeyi wanjye, yari yarapfuye nyine bitewe n'ahantu yabaye, nkazajya nyine kimporamo nyine numva ntamubabarira, ariko yaransobanuriye, yarambwira ati nkwiye kumubabarira. Hanyuma Imana ikambohora. Ano masengesho ikintu yamfashije, umunsi wa mbere nyine nk'uko nakubwiye, nari naje gusengera ibintu bigaragarira amaso y'abantu, akazi, amafaranga, perime, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero umunsi wa kabiri nabonye ko ibyo ngibyo Imana yagiye itwereka ko ibyo ngibyo ari byo tudakwiye kurarikira, tubanze twumva ijambo ryayo, ibindi zabikora.
natangiye gusengera kubohoka ubuzima bwanjye, kuba mu cyo Imana yanteganyirije, kuba mu byo Imana ishaka. Ntangira gusengera kurekura umuntu wanjye wo imbere, nkakora icyo nyine Imana ishaka ko ngeraho. Iki cyumweru cya mbere cy'umugisha mu by'ukuri, kuko hari byinshi nabonyemo. Cya mbere kumva yuko nta bwoba bw'ubuzima, twizeye ibintu bitandukanye, twigisha kwizera Imana nta wundi muntu twizeye, batwigisha gukura mu mwuka, ko ni iby'ingenzi. Iyo wakuze mu mwuka ibintu byinshi birahinduka muri wowe, ubwoba wari ufite bw'ejo hazaza, ejo bizagenda bite, ibyo byose kuri njyewe bisa nkaho byahindutse. Kandi kutiyemera ngo numve yuko ari njyewe ukora buri kintu cyose, mwizera Imana. Namara kwizera Imana, ubwenge bwanjye simbwirate, mwirata Kristo wenyine. Kuri njyewe rero nabyakiriye neza, kuko nabonye Imana ibohora abantu benshi bari baje baboshye. Byambereye byiza kuko nanjye ndi muri abo ngabo baganiriye n'abakozi b'Imana, naganiriye na pastor ibintu byinshi, mubwira ibyari biremereye umutima wanjye, numva ndishimye cyane, ndabyakiriye neza cyane. Mwabyumviye rero ko Yesu arimo arakora imirimo ikomeye hagati muri twe, aho benshi babohotse, abandi Umwami Yesu abakiza indwara. Si ibyo gusa, kuko Umwami Yesu yatunyishije benshi, bamwe bishyura imyenda yabo muri ibi bihe by'amasengesho tuvuyemo. Nawe rero naguhamiriza ko Yesu agikora ibitangaza, kandi nkurarikira kuzabana natwe kuri uyu musozi w'Uwiteka Beteli buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Nakwibutsa kandi ko buri wa gatanu guhera 3:00 kugeza 11:00 ku itorero Beteli, abakozi b'Imana baba bakira ibibazo bitandukanye by'abakristo, ndetse nawe utarahura na Kristo yaba ari amahirwe yawe yo guhura nawe. Zana ibikurushya n'ibikuremereye, Umwami Yesu aracyakora na bugingo n'ubu.